so ntabwo ari iyo shusho wenda arashaka kubivugamo ariko ni urugero rwiza urumva materiyeri zari zihari ntabwo navuga ngo nabuze imipira nabuze ibibuga nk'iyi Lakers yabuze Luka Doncic basket burya no mukino kugira addict cyane ku buryo iyo ukunde nyine usanga warakubanye nk'ikiyobyabwenge yego. Yes, reka nizere ko umeze neza cyane wo kurikira ibiganiro bitambuka kuri Over TV. Nizere ko umeze fresh aho muri atandukanye, abari mu Rwanda mu nguni zose z'igihugu, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu mujyi wa Kigali katikati. Nizere ko umeze neza cyane, tutibagiye intara gatandatu diaspora. Nizere ko namwe umeze neza cyane, nizere ko ibintu byose ari kugenda neza. Abakora bakabona ntabwo bigenda neza, hari igihe uyu munsi bikunda ejo bikanga, niko isi uyu munsi imeze. Sebiri ko yaravuze ngo ubuzima bumeze nk'ivu, umweru n'umukara, umunsi bari byiza ejo ari bibi. Uyu munsi uko muri kubibona ntabwo bijye nyine umunsi nazanye umutumirwa ukomeye tugiye kubana, ariko ngiye nitwa Sergio Maestro Capello, c'est une date force de nascimento savoir services machida private homme spécialiste pour senior blanche au pouvoir avec un peu de chers amis Pucho Pucelo el capitano Matador tigre el futuro el loco el antidiable la computadora la fiesta de Vallecas. Nagundi nje ni munsi ya murabona bari kuri screen no kubikurikirana. Nize ko murabona umutunga dufite umunsi ameze neza bya hatari. Cameraman afashe ahe hasi agenda muzana gake murebe umuntu wese twakuzanye ntabwo aba hafi aha ngaha mbona mumanuye from US from US kabisa ndetse kabutse wagwan Good man. umeze fresh Bro, send me your boy. Send me your boy. Like, send me your intro. I don't know why. What's Italiano? I'm not starting to do that. Hey, ndashaka gusubiramo iyo boro. Yes, subiramo iyo shiba. Yes. El matador, el tigre, el futuro, el antidiable, la computadora, la fiesta de Vallecas. N'ibindi bintu byinshi cyane. Bisobanura. Zigira meaning zitandukanye bya hatari, wenda zafite meaning zitandukanye bitewe n'izina kwa ryo n'iki, byose zigira meaning zitandukanye. Bimeze bite se brother man? Evan, I'm for my brother. Evan umeze fresh bya hatari. Ikaze kuri Over TV kabisa, nishimiye kujya kubona. Zere ko byose bimeze neza. Ntabwo ari hano hafi ariko. Ntabwo ari hano hafi. Evan cyane kabisa. Uyu munsi tugiye kuganira n'abantu tubaganire ku kintu cyitwa basketball. Umunsi yo kubutambutsa basketball tuzamuka cyane twigira za US no tugiye kuturizo kwibanda cyane, ariko mbere ngira ngo umuntu utarusanga kubona cyangwa se umuntu kubonye bwa mbere kuri Over TV wabubwira introduction ukabanza kanabwira ni umuntu kikavutse na mbere ko dutangira show yacu. Yes, Capello. Anje se mvuge Italian. Ntabwo bizi. Ni kavutse ba. Ni kavutse. Tugiye kubana kuri basketball ko mbere ko tuzamuka cyane wenda ikintu cy'ingenzi ushaka kuvugaho ni NBA cyane ushaka kuganiraho abantu bakabana gusoma utabakora subscribe, turamushishikaje gukora subscribe aze kuri Over TV. Hari ibiganiro byiza cyane abantu bakomeza bakora sub ndetse na share. Yes man. Yes man. Basketball mu Rwanda ikurikira ngira ngo ni mu bantu bakurikiye basketball mu Rwanda cyane kabisa. Wenda ntabwo wanyemereye kwi-introduce ariko wenda babita ba insider. Insider. Basketball insider mu Rwanda especially NBA. Insider, you know, NBA cyane ariko basket burya no mukino kugira addict cyane ku buryo iyo ukunde nyine usanga warakubanye nk'ikiyobyabwenge. Yego. No kuvuga ngo ibintu biri popular cyane abari football, ariko umuntu ukunda basket abari addict cyane. Ntabwo wavuga ngo naha ngaha hose ubugomba kuburita yaje. Kabisa basket yaje gute man? Kumva abantu bose tuzi ko bakura bakuvuga ati nge nzaba umufootballer, nzaba Messi, nzakina kuri level ya Cristiano. Twese dukura urumva n'icyo kintu twakuranye nego. Dukina karere muri quartier n'iki. Byaje gute basket yaje gute wana?
first of all urumva like nk'uko wari ubivuze umwana wese aba afite dreams, aba afite ikintu nyine nzabiki ntabwo navuga ngo njyewe nakuze mu ishusho yo kwibonamo basket cyane ariko ubundi surroundings ahanini nizo zigena wowe icyo utekereza cyangwa se icyo ukunda, abantu bakuri hafi, abantu bakwegereye, ibyo bakunda, ibyo bakora. So nari mfite aba brothers, aba grand frère bakunda basket cyane, bakina basket, banayikunda cyane. So natangiye kureba NBA ndi mutoya ku myaka mike nk'uko akundi abantu bose wenda bagira stories zo kuba buriya abakinnyi ba football niho bihurira, abakunda kuvuga ngo ujya gusanga inkuru zabo zijya gusa ngo yatangiye mu buzima bubi, ngo yabayeho nabi, Cristiano Ronaldo yabayeho nabi, ugasanga ni story iri same cyane cyane no mu Rwanda ahantu hose niko biba biri common. So navuga ko rero nanjye natangiye kureba basket ku myaka mike cyangwa se nyine mutoya. So ikintu rero uhora kikugaruka ukireba ubikunda, so ugenda ukaba addicted nyine ugashoboka. Wagize amahirwe yo kuyikina cyangwa ko ari ukuyikunda cyane? Urumva materiel zari zihari, ntabwo navuga ngo nabuze imipira, nabuze ibibuga, kubera ko Kimisagara grown up ndafata arana za meze de venariya abari ibibuga ntabwo barakurikiye bakure za meze ngure ko waragake basket, ariko ngiye muri segonderi, urumva segonderi hari igihe nyine ubona se ndabyitaga, hari igihe utangira kubigabanya ukagenda ufokasinga, ariko basket ni favorite game. ukurikira basket cyane, niyo mpamvu ugira ngo tujye kuganira kuri basketball cyane, tusesengura nimwe mu basesenguzi bakomeye kuri basket cyane inside ukomeye cyane kabisa. ndashaka duhera mu Rwanda gatoya, kugira ngo nshaka kubwira kuri basketball mu Rwanda uyu munsi, ukuri kubona basketball yo mu Rwanda. Ejo bundi tubonye ikipe nka RSSB itwara bare for the first time, na kipe n'imwe twabonye ibasha gutera igikombe cya bare turutse mu Rwanda. Ekipe ya RSSB irabikoze. Uri kubona basketball yo mu Rwanda muri iyo shusho n'imboni zawe? Ndari nabere opinion basketball yo mu Rwanda iri gutera imbere mu nzego zose, ariko nkavuga ko bisumbanira basketball kuri club levels, ku rwego rw'ama-club irimo iratera imbere cyane. Ni ibintu dukwiriye no kwishimira, kubera ko bale nicyo gisobanuro mbere na mbere batanga. Bale iri mu Rwanda kano kanya, RSSB Tigers iritwaye, bayimerita nyuma yo gutsinda Petro de Rwanda. Amakipe yo mu Rwanda APR imaze iminsi ikomanga. So navuga ko kuri club level bari kuri level nziza, ariko nanone nkabibona mu ishusho itari nziza iyo bigeze kuri national, ku makipe y'ibihugu. Ndavuga mu bakuru muri senior ndetse no mu bapeti, kubera ko igiye kureba mu qualification duheruka equipe nationale yacu muri World Cup qualifiers nta match nimwe twatsinze. Wenda icyo si cyo gikomeye kubera amakipe twari turi kumwe niko wavuga, ariko navuga score sheet twatsinzweho. Urumva Nigeria yadutsinze ku manota 106 kuri 68. Difference nini cyane. Urumva game eshatu zeruka twitwaye nabi cyane, niko navuga ko wenda sometimes twabireberaga mu ishusho yo kuba twari dufite umutoza Sheikh Sari w'umusenegale, bakavuga ko selection ziwe burya zitajyaga zihinduka, flash urumva rupaje barabantu badafite gutya gateruza kazana nyuma, ariko nabijyanirana na development cyangwa se n'uburyo guverinoma yo irimo irahinduka cyane. Umuvuduko government y'u Rwanda iriho mu bintu byose, muri basket, muri football, muri volleyball, ahantu hose navuga ko uri muri huta ugasiga fondation. Ubundi ni fondation nicyo kibazo ngerero, kubera ko ijye kureba U17 yacu mu ma-qualifiers nta kintu kinini yakoze. Iyo ugiye kureba no muri iyo senior turimo turareba, bahaye umutoza Yves Murenzi,
arimo arahamagara abapeti biganjemo abakiri batoya bakina mu ma high school muri Canada, bakina muri za Belgique, nabo barimo baradutwara. Avuga ngo kubera ku ma club level abakinnyi bo barimo barabona bamaze kurenga iyo national already, turabizi amakesi amaze iminsi yavugwa y'abakinnyi bamwe na bamwe. Nago basket yo mu Rwanda icyo mbona gikwiriye gukorwa no kubitwara ku rwego rumwe national, bakagerageza kwimprovinga. Gusa nubwo mbona barimo barabikora nyuma yaho umutoza Sustain aziye mu batoya, ubona ko ari ikintu kinini yenda kizahinduka, kugenda bazana abo bana nabyo ni byiza si bibi. Ariko mbere na mbere nkavuga ko mu Rwanda za UWala amakipe yatangaga produit muri championnat yacu cyangwa se muri national, ubona ko yasubiye inyuma muri rusange. Mu minsi ishize hari imwe interview nakurikiye y'umwe mu babijande bakomeye banyabugwi bakinye muri basket yo mu Rwanda cyane, kaje ringira ngo ramuzi, arimo aravuga ubona ko nababaye cyane, avuga ati mbabazwa na level munsi turimo turashima ibiri gukorwa, turashima ko basketball iri gutera imbere, iyo ball kuza mu Rwanda, hari amasezerano yo gusinya, ariko au niveau national babona ko hari ikiri gutakara. Turi kubona irma nyinshi ziri kuza z'abanyamahanga, ariko tukabona ya product y'abana b'abanyarwanda bari buze kuza gufite irme national. Akavuga ngo biranababaje kuri uyu munsi camp z'amakipe national cyangwa se ekipe y'igihugu y'u Rwanda y'igihugu y'u Rwanda basket, turi kubona abana barimo baraza, yaba U17 yaba U20 barimo baraza bavuye hanze muri US mu makoresha na za Canada, mu makampa abana bato y'amajinero bakafata umwana uvuye US uvuye ya Canada akaza akabiye kuzana muri ekipe national, tukaba turi kuruzinga nyine ya produits abana b'abanyarwanda. Wowe wemeranya na kaje bikubyo yatangaje cyangwa ubona hari nico nanjye nagarukagaho? Yes, kuko ku ma club level ku rwego rwiza nkuko nabigarutseho, ariko ugasanga national buriya USA byigeze kwibaho, nubwo ubona ko USA bigeze kugira dream team cyangwa se bo bayita dream team, ariko bageze igihe bo bakabona ko kubera NBA ibyo ibahereza abakinnyi, NBA kubera ibyo ibahereza ama equipe yabo, kujya mu ikipe ya USA iby'igikombe cy'isi bageraho babivamo abakinnyi bakomeye, bikajya bikinwa n'abapeti, bigera aho ngaho wenda nko mu gikombe cy'isi ukazajya no kugira ngo barenge kimwe cya kane bikagora. So ntabwo ari iyo shusho wenda rashaka kubivugamo, ariko ni urugero rwiza. Abakinnyi b'aba seniors atwara abakoze barazamuka batanga ibyo bari bafite byose, ariko navuga ko nyuma ya generation ya ba Kenny Gasana, yabo bakajeri uri kuvuga, nyuma ya generation ya ba Kado n'abakinnyi wenda bavuga bari munsi yabo bandizeye, ba Gasto, abakinnyi yenda ubona bagerageza ubu ngubu, navuga ngo munsi yabo nta kindi kiragano gihari cyane. Ko niba ikipe ya RSSB bitwaye ball, twabonye n'izina rimwe ry'umuntu witwa Nore Harimana w'umwana wenyine ukumva muri Cinq Majeurs. Urumva ko ni ikintu gikomeye, ariko nkavuga ngo byose bishingira muri fondation, kubera ko mbere twagiraga abakinnyi benshi ubu ngubu abundi bavaga muri UWala. UWala nakoze abantu yakoze abakinnyi ba Stide yakoze abakinnyi benshi cyane. So nkavuga ngo rero ibyo ngibyo byarapfuye, aho bakuraga abakinnyi bijyanye n'abantrенeri bahari ubu ngubu. Turimo turariranga ku bantrенeri gusa bo gutoza ama first team yo mu cyiciro cya mbere. Ntabwo tukiri ku rwego championnat yacu, navuga ko itakiri ku rwego rwo guhereza umwanya abapeti baturutse mu ma college, baturutse muri za UWala ngo babone umwanya wo gukina. Navuga ko bakwiriye kwita cyane kuri fondation aho hasi amakipe yatangaga abakinnyi muri national, ari cyo kibazo, kubera ko ubu ngubu urazana umwana uvuye muri US muri Canada, ashobora kuza gukinira muri U17, ariko uwo mwana ntabwo uri bumuzane muri senior team ngo ajye guhangana n'ekipe ya Nigeria ifite abakinnyi bari guturuka muri za G League. Ntabwo araza gukina n'abantu baba drafted muri NBA. So urumva ikibazo cyo kuzana abapeti ukabentegra muri ekipe senior kandi hakiri kare. So navuga ko akwiriye kuba umurongo wo gutegura bigendanye n'ibyo byiciro by'imyaka yo hasi mu myaka iri imbere, kubera ko mbona ko aho guverinoma yacu irimo iragana bijyanye na siporo, bijyanye na Ferwaba, ibyo irimo irategura, kubera ko nta kindi kibazo gihari.
aba inspector barahari, so mbona ko ari umurongo wo gushyirwaho gusa ubundi bintu mu myaka iri imbere tukazongera tukabona umusaruro muri nationale yacu. cyane kabisa mwita analyst insider basketball insider iri bisobanura biryoshye cyane nyagano baryowe yango ndumva ari iyo comment twatera kuri basketball mu Rwanda cyane kandi ubona ko ari ikintu kiza kirimo kirakorwa vuba wenda twakizera ko ari tuzongera kubona amayima abanyarwanda bagera kure cyane kabizamurire hejuru cyane muri NBA ya US za Chicago za Miami n'uburyanye cyane muri Miami wamwe mutumira cyane ako ndinibaza NBA mu masaha goye cyane ibihuza mute ko abantu kubyuka babigoye cyane aba masaha za saa 9 match ya saa 9 saa 8 iya turagute ku buryo yeze kubyuka amasaha yakigereje none se abayisilamu si bafata idako si bayifata cyane kandi ubwo se bajya bakomplaininga ku masaha reka ntabwo Champions League iri sayine ubusabwa kwireba ugomba kwireba waba ufite ibitotsi waba utabifite so amasaha aragenda akakujyamo bo ni amasaha agoye mbere na mbere cyane kabisa amasaha NBA ibera rwose ni amasaha mu rukerera kuko urumva turabusanya cyane mugabane n'igikombe cy'isi mugiye mubibona kuntu kitugoye mu gikombe cy'isi tuvuyemo hari match zabaga saa 9 abantu ntibabone ko bazireba kurumva bo bari mu gice cy'uburengerazuba tubarusha hafi amasaha 6 so urumva amasaha aragoye ariko nanone iyo bimaze kukujyamo iyo umaze kubimenyera uba ugomba kubura tayari schedule ifite uba ugomba kubura tayari nicyo na isaha yakugiye mu mutwe nyine yigeze neza saa n'umugoroba iyo zigeze ubiswe ari match urakanguka already ariko ndabizwa ubu none se saa 8 se yarigeze igera aho utari waryama ari n'igihe zigufata utari waryama abajene kuryama bisigaye reka nagusinzira abajene nta kuryama ariko bijyanye n'ibyo NBA irebye seze 3 ntabwo wavuga ngo wareba full regular season kuzirewe zose match zose kame hari match ugomba kureba hari amarandevous ugomba kureba hari match nanone wareba ukabona nta kintu ukuyemo so ntabwo ari match zose ariko muri regular season ugomba kugira imikino urebamo kandi amasaha yarakugiye mu mutwe ntabwo wabikora seze 2-3 spectacle ziri kujya mu mutwe ubona spectacle ziriyo ngo butaha ngusa so negujya bikaba nyine umuco kumva nyine ni ikintu kigomba kubaho bibo umuco ntabwo nabyita umuco ariko ni hobby man abari ibintu kundi kabisa nyama kurikiye NBA y'umwaka 2026 ni NBA yari irimo na competition na kuri tight kabisa byari biryoshye cyane bashaka kwibariza kuri game nabango ni battle y'ama equipe abiri San Antonio Spurs twongeye kubona yongeye guzura umutwe tuyibone hangana na New York Knicks bigera ku minsi ya nyuma twarabuze gica ako New York Knicks experience ndetse n'abakinnyi bakora difference babasha gukora game batwara NBA y'umwaka ni NBA y'umwaka muri rusange ukoze view general wabonye gute overview yawe muri NBA muri rusange mbere ko tugera wenda kuri battle y'amakipe abiri ya New York Knicks ndetse na San Antonio NBA muri rusange wabonye gute in general yari season nziza yari season nziza in general kubera ko amakipe yose yageze muri playoffs navuga ngo yari amakipe meza abayemo yari season iri tight cyane kubera ko twagiye tubura amakipe akomeye muri playoffs aho Golden State Warriors ibura mu makipe akina playoffs urumva ko muri Western biba byakomeye ukagenda ubura ikipe zitwa za Miami urumva ko ni season iba yarabaye tough cyane ikindi bavuga ko hagiye habamo akubura abakinnyi ku makipe akomeye bikaba costing cyane nk'iyi Lakers yabuze Luka Doncic zari zisa n'zegereje cyane byarabakostinze kubera ko LeBron yayitwaye wenyine ariko bigera wakaguze akora kandi ku myaka amaze kugira n'iki bakuyemo arakuze urumva akubura umukinnyi w'umu point guard muri ushobora gukorera amanota menshi ushobora kugukinishiriza ikipe ububuze ikintu gikomeye mu ikipe yawe udafite umusimbura wiwe aba Austin Reeves baragerageza biranga so nawe yari sezo iri tough ama equipe yageze muri playoffs na ama equipe burya wavuga ngo yari underdog
iyo uhereye kuri iyo San Antonio Spurs urimo uravuga San Antonio Spurs burya ntabwo ari ikipe ikomeye kuva kuri round 1 kuva kuri game 1 kugera bageze kuri final. Navuga ko yari ekipe buri munsi yazaga ari underdog abigeraho bagera muri Eastern Conference Finals bahura n'ikipe ya SGA defending champions Oklahoma. Birangira bayitsinze nayo bigoye ariko barayitsinda. Icyo navuga wenda in general yari champion title ariko ku mukino wa nyuma twabonye collectivity itsinda. Yose yari amakipe mbere na mbere utavuga ngo after roosters zikomeye cyane wenda bavuga ngo bafite abastari batari kubera ayo bari barakuyemo. Urumva niba bakuyemo ayo Denver Nuggets ya Jokic ya Jamal Murray iravuyemo wenda ugerageza kumva ku mazina. Kuba New York Knicks yarageze finals yari ikipe yari collectivity cyane. Wareba kuri San Antonio Spurs nayo ukabona ko ni collectivity yakoraga kubera ko amazina nabo bana ba Dylan Harper no Victor Wembanyama ni Stephen Castle n'aba forwards bataremereye bava kuri bench ba Champagne. Ni ikipe mbere na mbere yari collective kurusha uko yaba ari ikipe ishingiye ku mukinnyi umwe. Wareba no kuri Knicks ugasanga same case. Ubona ko Jalen Brunson yenda ishobora kubatwara akabatsindira amanota 30 ariko ugasanga muri roster yose nta wundi mukinnyi ushobora kugerageza ngakora amanota 25. Nkavuga ngo rero finali yari iryoshye cyane kubera ko burya no kuva kuri game 1 kugera kuri game 7 burya Spurs yabanzaga gutsinda yabanzaga kuridinga cyane bakaridinga amanota 19 kuko nka game babatsinzeho Spurs yaridinze 29 yari imbere baratanga bafite amanota 20 so urumva Knicks iza kuyakuramo. Navuga habayemo mbere na mbere experience ya Jalen Brunson umukinnyi wabaye rero cyane kuri ikipe ya Knicks kuva mu draftinga. No mukinnyi abantu bazi style ya Cleveland wenda batabazi Cleveland. No mukinnyi ukora amatempt menshi cyane nacyo abantu benshi bapfa nawe. PJ mwiza ariko buri ikintu aba point guard baba batandukaniyeho cyangwa se shooting guard rimwe na rimwe. Ntabwo ari umukinnyi ukinisha ikipe ye we yatsindaga amanota 30 abareba nyine kuri ariko ugasanga arimo aravunisha aba bigs wiwe. Mitchell Robinson yaravunitse cyane kubera ko bakoraga subs nyinshi ugasanga bakoze rotation ahanini bitanakenewe kubera ko arimo arakora amaturnovers menshi. Witwa Jalen Brunson ukareba abo ba McDaniels ukareba umusenta wabo wari ubatwaye cyane nawe watsinze kuri game zo hejuru Karl Anthony Towns baranze cyane kubera uyu mu PJ wabo. Gusa yarabafashije nanone kubera ko kuri finals bisa nk'ari we wabakuyeyo ayo manota niwe wakuyeyo. So ni championnat rita finale twabonye ikipe ziri collectivity cyane biza kurangira experience ya Jalen Brunson ariyo itsinze wageranya na ba Karl Anthony Towns. Victor Wembanyama yaragerageje ariko burya mu ikipe ye bafite umusenta umusimbura witwa Kone yari wembi ubona kuri uri gukora wenyine ari buze kuvamo tubone abasanzwe wembi abakinnyi nk'abariya iyo bigeze muri start quarter aravamo akajya kuruhuka kugira ngo azane umusenta yenda ublock amanota yandi kugira ngo aze kugaruka muri fourth quarter asoza yenda game. Gusa yavagamo bahitaga batsindwa amanota bahitaga bakora amaturnovers menshi. N'umukinnyi uri nuko ngo n'umukinnyi uri polyvalent Wembanyama afite karite nyinshi aricyo kintu mbona ateye ubwoba cyane. Wembi ni umusi ya gutsinda muri paint ya gutsindira muri atatu yazitera n'umukinnyi ukora block umukinnyi ava muri maho adakoze block azigera kuri enye steals n'umukinnyi ukora steal abakinnyi barebare kimwe muri karita rusha abakinnyi barebare nta mukinnyi muremure buri ukora steal biba bigoye ya steals kora n'abakinnyi bagufi ya kwambura barumva ba Steph Curry abakinnyi nk'abo ngabo nibo bakora ama steals. So uriya Wemba arabikora ashobora gukora steals zirenga 5 muri game. Urumva no umukinnyi mwiza cyane. Uyu mwaka bana draw muri kuncaga man finali ariko ngo uyu mwaka banagize bari kumbi iminota isigaye nuko niyo mpamvu niyo mwika mumbwire man
uyu mwaka banagize uyu mwaka bana draftinze nicyo navuga nk'umusimbura wiwe buriya muri draft ugenda ureba karite ikipe draftinze muri draft y'uyu mwaka ba draftinze umuforwards ushobora kuza agafasha we Banyama umupeti wari witwaye neza aza muri Summer League first team navuga ko uko biyenda nubwo navuga ngo sibo bari bafite round nziza ntabwo bari bafite pick nziza muri drafting ariko navuga ko Spurs n'ubundi iracyari contender gusa navuga ko sezo tugiyemo yo iri tough kurushaho kubera ko nimba Golden State Warriors yarakinnye play-in umwaka ushize uyu mwaka bakaba bazanye MVP wa Summer League badraftinze umuforwards mwiza witwa Yagera wabaye MVP wa Summer League Golden State Warriors yatwaye Summer League muri uyu mwaka so navuga ko amakipe azaba ari tight. Miami twarabibonye trade yakoze ya Giannis Antetokounmpo na Bobby Portis muri trade irimo ibintu byinshi urumva ko Miami izashaka roster ikomeye LeBron James we ni indi big abari fresh bya kugeza n'ubu aba insider bakomeye barimo Shem Sherania barimo ba Kendrick Perkins barimo ba Stephen Smith nta muntu uzi ntabwo arafata umwanzuro urabizi ko mu minsi ishize Adam Silver bamubajije ngo ko mudasola schedule ubundi iki gihe cyageraga NBA barazisohoye ariko aravuga ngo ahantu azajya bizafita schedule bishobora kwafata urumva kumenya amasaha bapangaho match zikomeye kugira ngo n'ibyo bigo bicuruza za TNT nizo zari ziri kubabaza ngo bimeze bite. Adam Silver aravuga ngo rero ikipe yose yajyamo ushobora gusanga muri Christmas yenda mutarayipanze ku mikino myiza biza amafaranga urumva ari free agents ntago arahitamo ikipe hari frontline yenda navuga ko Miami Heat iri hejuru mu bakonte yavuzwe muri Golden kwa Kani navuga muri Miami possibility urumva roster ya Miami ubu franchises bari kwiyubaka cyane bafite amafaranga navuga ko kubera ko bamaze iminsi batitwara neza nyuma yaho bazaniye Giannis bavuga ko bitari byarangira kandi ni umuntu uri free agents bavuga ko burya minimum kugira ngo musinyishe ari miliyoni 4 z'amadolari so Miami rero ivuga ko iri tayari abaye yemeye gusubira South Beach kuko yarahabaye na South Beach na ahantu hiwe nubwo wenda bavuga ngo yarahabaye kandi yagiriye n'ibihe byiza Golden State Warriors no mu contender na uri hejuru ukeneye kuba yabona services za LeBron James ayigiye kureba Draymond Green afite podcast yiwe akora ibiganiro ishize baramubajije ati ko wambaraga 23 next season uzambara kanga urumva yambaraga 23 aravuga ati mwaka utanze abonambara kabiri gutera mbaje gisimba ibyo nyine bikaba bivuga ko LeBron James ni wambara 20 cyane numva birimo biraca amarenga ko Steph Curry hari award bamuhaye ejo bundi ari Hall of Fame iba New York ubundi ijyaho abakinnyi baje tayarinze Steph Curry bamuhaye award kubera ibikorwa byiwe kubera ko we bavuga ko ari umuntu wahinduye game he changed the context of the game kubera ibintu yazanye muri basketball we baramubaza ngo wakishimira gukina na LeBron James nawe urumva nago yaza aravuga ngo why not umutoza wa Golden State Warriors Steve Kerr yarabatuje muri USA nawe barabimubajije arimo aritahira aravuga ati ariko turamufite nitubaza ngo tuzamuzana so haba hari possibilities ariko hakaba n'indi kipe bita Minnesota Timberwolves yo mu burengerazuba nayo irimo iragenda yibaka yaguze Lamelo Ball abantu baramwibuka muri Charlotte Hornets washyiraho Anthony Edwards washyiraho Rudy Gobert nabo ni ikipe ifite amafaranga irimo irashobora cyane nabo ntabwo byabagwa nabi kubona services za LeBron James gusa ntabwo yarafata umwanzuro still arakibereye mu biruhuko na famille yiwe ariko arabikonfirimye ko atazakomezanya na Lakers. Dusoza ngira ngo watera comment kuri Netament umwana ufite amamoko mu Rwanda uba drafted muri NBA ugiye gukina Milwaukee Bucks akabasimbura akabasa naho agiye kuba inyenyeri ya Milwaukee Bucks nyuma y'igenda rya Giannis Antetokounmpo. Netament witeze kubona ari buze kuba inyenyeri Netament mu mboni zabona uzabumeze ute? Net ni umukinnyi mwiza mbere na mbere high school yenda ntabwo tuba twaragize umwanya wo kumureba cyane ariko muri Summer League yari umukinnyi mwiza ana umuforwards mwiza umuforwards ukinisha ikipe yiwe umuforwards utsinda muri mid range
umufuadi utsinda amanota 3 no muri paint aratsinda, akaba ari n'ikindi, akaba ari umukinnyi buriya nabonye ari umukinnyi mwiza cyane mu guholdinga ball cyangwa se kugira vision accuracy, agira vision muri game cyane ku buryo ashobora kureba kure akabloka wenda situation itaraba. Mbere na mbere kuri karite n'umukinnyi mwiza net. Ikindi agiye kubona playing time kubera ko Milwaukee Bucks twavugaga iyo roster yose y'abantu bari bamazemo igihe, ariko navuga ko era ya Milwaukee yari ikomeza 2020 isa nkaho irangiye kubera ko ba Bobby Portis bari mu bantu bari muri iyo kipe bari basigayemo, so navuga ko era irangiye. Navuga ko nta bakinnyi bakomeye basigayemo, wenda siko nabivuga, ariko agiye kubona